cyambere murebe ibigereranyo Yakobo akoresha kugira ngo asobanure uburyo ururimi ari rutoya ariko rukagira ingaruka zikomeye cyane, sibyo? Hanyuma ikindi cya kabiri turaza kureba uburyo ho n'amagambo magufiya kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 18, kureba ibintu bitagombye kugaragara hagati mu bakristo. Kavuga ati rwose nimubibona bihari, mujye mumenya ko mwatewe, mujye mumenya ko mwinjiriwe, mujye mumenya ko amadayimoni yabagezemo. Kandi ikintu gitangaje nubwo biri muri Bibiliya, ahubwo abantu barabyinjoyinga. Niba hari ikintu abantu bakunda ukabona muri social media cyabonye aba viewers, niyo havutse amakimbirane mu itorero hano, icyo rwose gihita kibona amashyi n'ingoma. Ariko kandi Yakobo yatubwiye ngo ibi ngibi ahubwo nimubibona mujye mumenya yuko mwinjiriwe. Ibyo tugiye kureba uyu munsi, ndagira ngo rero dusome twihuse, kandi murambabarira uyu munsi ndabihutisha kuko turarangiza kare, saa moya n'igice hari ahantu ndi bujye kwigisha, ubwo murabyihanganira yuko turi burayi, ntabwo turi bugeze saa 2, turarangiza kare. Uretse ko n'ubundi byikoze izi chapitre n'ubundi kireka tugiye gukurura, n'ubundi turazirangiza kare. So dusome rero, hanyuma ikibazo cya mbere twibaza kuvuga ngo ni ibiki bigaragaza ubukana bw'ururimi. Ibiki bigaragaza ubukana bw'ururimi? Icyo ni ikibazo cya mbere kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 12. Igihe tuhasoma mwe mushaka ibintu ibigereranyo, akoresha ibigereranyo byinshi. Reka ndebe, akoresha ibigereranyo bigera kuri 6 kugira ngo twumvishe uburyo ururimi rugira ubukana. Ibigereranyo 6. Hanyuma turaza kureba ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'ijuru. Muriteguye? So avuga ngo bene data, ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha. Muzi yuko tuzacirwa urubanza rurutiza abandi, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Dore dushyira ibyuma byo kuyobora amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini ziti, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyizerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo nuko ruri, ni urugingo ruto ariko rurarikira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini riti, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukikongezwa na Gehinomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza, kandi barabimenyereje. Ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, ni ububi budatuza, rwuzuye ubusagwe bwica. Urwo nirwo dushimisha umwami data wa twese, kandi narwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese ye amazi meza ntakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingeso nziza n'imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge? Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa, abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye,
kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya, kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. So reka tubanze turebe ururimi. Ururimi, ubuto bwarwo n'ubukana bwarwo, ibigereranyo 6 akoresha kugira ngo twumvishe ubukana bw'ururimi. Ushake mikrofone, hanyuma babonye bimwe muri byo tutangire tubirondore. Nta n'umwe? Ururimi. Murakoze. Njyewe bimwe mu bigereranyo nabonye hano Yakobo yavuze ku murongo wa 6, yarugereranyije n'umuriro. Arugereranya n'umuriro? Yego. Hanyuma akavuga ngo iki? Aravuga ngo kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na gehinomu. Ikindi nabonye ni ku murongo wa 8, arugereranya n'ubusabwe bwica. Yego. Haravuga ngo ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, ni ububi budatuza, rwuzuye ubusabwe bwica. Ahangaha harimo ibintu bibiri, harimo yuko ari ububi budatuza kandi ukaba n'ubusabwe bwica. Murakoze. Reka twumve undi. Hari ibindi bigereranyo banza gukoresha kugira ngo twumvise ko gucunga ururimi bikomeye. Kaho ati ururimi bagenzi. Dukuyemo 2, ariko dufite ibindi bitwereka ko ururimi rwose, kontrole y'ururimi. Murakoze. Ku murongo wa 3, Yakobo agereranya ururimi ngo ni ibyuma biyobora ingamiya. Kuvuga ngo urebye uko ingamiya ingana n'icyuma kiyobora, usanga icyuma ni gitoya ariko ugasanga kirayiyobora kikayitwaraho aho ugifashe ajya. So agereranya ururimi n'icyo cyuma. Yego. Akongera akagereranya ururimi n'ingashya. Iyo urebye ingashya ukareba n'ubwato bushyize mu mazi budafite kariya kantu gatoya, bushobora gutwarwa n'umuyaga, ariko ingashya ntoya ishobora gukontorora ubwato bunini, either ikabujyana habi cyangwa se ikaba yabujyana aheza. Gatatu mushiki wacu hariya yabivuze, abigereranya n'umuriro, buryo agashashi gatoya gashobora gutwika akagera kose cyane. Ibindi wenda reka n'abandi babivuge, avuga ukuntu hari urugingo rutoya rwirarira ibikomeye, ariko reka wenda n'abandi bagira. Yego. Nta wundi ubona ikindi? Reka noneho tugaruke inyuma twibaze iki kibazo kivuga ngo ariko kuki Yakobo atinda cyane kuri iki kintu cy'ururimi? Tubigarure no mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Hako mujye mugerageza, hari ubona umuntu y'ubwantu bicaye kaza ariko barahari cyangwa ntibahari. Bambe hariho nabo baje nta Bibiliya wazanye, maze muzagerageza muzishake cyangwa muvuge hano bazigure bazibashyirire hafi, ariko mujye muza mufite Bibiliya. Wakora Bible study gute nta Bibiliya ufite? Twabamenyereje nabi. Abantu bakunda kwibera abagenerwa bikorwa, bakicara
ntibasome. Ndabona nacyo kiri mu bintu dukwiye kuzashyiramo imbaraga, gutoza abantu gusoma Bibiliya, kuko ntabwo ushobora kwiga Bibiliya udafite Bibiliya. Ntabwo byakunda. Ni nk'umunyeshuri ukubwira ngo aziga atagira amakaye cyangwa atagira ibitabo. Yego, ariko n'abazifite namwe ntimuvuga. Hari ikindi nabonye yavuze ku rurimi guhera ku murongo wa 9, nuko ariho hava gushima Imana umwami data wa twese, kandi ndetse no ku rurimi akaba ariho hava kuvuma. Ni ikihe kigereranyo yakoresheje? Kuko nicyo cyari kinasigaye inyuma. Hari ikigereranyo yakoresheje ageze aho ngaho ku murongo wa 12. Murongo wa 12. Yego, mbese umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini? Niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. exactly. Icyo ni ikindi kigereranyo, ni na bibiri bifatanye. Aravuga ati ariko reka mbabaza ikibazo, kuko iri shyano mwigeze muribona? Ahubwo sinzi n'impamvu hano Yakobo yakoresheje ibiti bibiri kandi byiza. Umutini wabasha kwera imbuto za elayo. Elayo ni imbuto nziza, n'umutini wera imbuto nziza. Ariko aravuga ati ibyo ari byose ntabwo umutini ushobora kwera umwelayo, imbuto z'umwelayo. Ahubwo iyo ashaka aba yarakoresheje ibigero Yesu yakoresheje. Akaba ati se hari umuntu ushobora gusoroma imbuto z'umutini ku gitovu? Kuko Yesu we niko yavuze. Yavuze ngo igiti niba ari cyiza kizera imbuto nziza, ariko niba ari kibi kizera imbuto mbi. Hari umuntu ushobora gusoroma imbuto z'umutini ku gitovu? Nani yewe akaba ari barizo yarakoresheje. Ariko nabyo kubona ugiye ukabona imbuto, reka tuvuge wenda ubonye igitoki none ukabona gifiteho amacunga, ukabona ku gitoki hahandi hera ibitoki, umwanana waraje, ariko kugira ngo hazeho imineke hazaho amacunga. Bavuga ati ariko iki gitoki kigomba kugiramo amadayimoni. Mwabonye igitoki cyera amacunga? Ndakavuga ati rero bishoboka bite ko ururimi rumwe ruramya Imana rwarangiza rukavuma abantu b'Imana, rugateranya abantu b'Imana? Niho rero ahera hejuru akavuga ngo ibintu bimeze bityo, ngo ururimi rwashyizwe mu nyigo zacu nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rugakongezwa na Gehinomu. Tuvuga ngo mbese ururimi rwose wagira ngo rubamo amadayimoni. Kandi noneho tugaruka inyuma twibaze iki kibazo, ibi bintu Yakobo avuga namwe murabibona? Niko biri. Ururimi ngo ni akanyama gatoya, ariko ugakongeza umubiri wose. Ndagira ngo tubiganireho mu mbingero zifatika, uko mubibona. Akaga ku rurimi, akaga gaterwa n'ururimi. Nk'inyagambure, ngo si icyo nacyo murabura ingero? Murakoze. Akaga gaterwa n'ururimi, nk'iyo umuntu wenda akubwiye nk'ikintu kikakurakaza, iyo uhisemo kuvuga ukamusubiza nyine, okay, urarakara. Yakurakaje wenda urarakara, nyine natural reaction ni ukurakara. Ukarakara ugahitamo ukamusubiza. Iyo umusubije none bwa burakaro nabwo urabumwongerera, amakimbirane agakomeza akiyongera, ugasanga bibyaye n'izindi ntonganya, abarwana bakarwana n'ibiki. Ariko uhisemo guceceka, nyine gutuza muri wowe, nyine ntuvuge. Niyo waba urakaye ntumusubize, birarekera, ntabwo bikomeza ngo bifate izindi ntera. Ubwo rero usanga byongera amakimbirane mu bantu. Okay, so umuntu akubwiye ikintu arakaye nawe ukamusubiza urakaye, bizamura amakimbirane. Rero mushake n'ibindi ko rwose ingaruka z'ururimi. Yego, kandi mwibuke mujye mutubwira amazina yanyu kugira ngo abo muri kumwe babamenye. Murakoze. Nitwa Muhire James. Mu by'ukuri
ururimi akenshi ruvuga ibiri mu mubiri wacu cyangwa se ibiturimo. yego. Ntabwo ururimi rupfa gutekereza gutya ngo ruvuge rwonyine, kenshi ruvuga rufite imbaraga ariko zikoreshwa n'umubiri wacu. Hari nk'ijambo riri mu migani rivuga ngo, wenda rivuga mu cyongereza ngo the tongue has the power of life and death. Ubwo ni mu migani 18:21. Ururimi rufite ubushobozi bw'ubuzima n'urupfu. Sinzi by'abandi uko byanditse, ariko ni migani 18:21. Imigani 18:21 babihinduye mu Kinyarwanda bavuga ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza. Abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. No muri Matayo 12:34 bavuga ngo out of the abundance of the heart the mouth speaks. Akuzuye umutima gasesekara ku rurimi. Ari ku munwa. So akenshi ururimi ubwo mu Nyarwanda bakuze kuvuga ngo ruremwa n'urundi, ujye uvuze ugaceceka undi nta musubiramo, ariko biragorana. Akenshi ururimi ruvuga ibiturimo, kandi akenshi iyo ari bibi nyine, iyo wuzuyemo umunabi ururimi ruvuga ibibi, rwatura ibibi. Waba unezerewe ukishima nanone ukoresheje ururimi. Ururimi rero ya migani tuyatuma ngo ururimi ni inyama yigenga, ntago yigenga n'ukuri. Bivuga bituruka, bivuga isohora ibiturimo, kandi n'ubundi usanzwe utekereza cyangwa se bitewe n'ingaruka zikuri mu mubiri, ibikurwanira mu mubiri, ururimi rukabisesekaza. Yego. Murakoze. Reka twumve undi. Turacyari ku rurimi. Murakoze. Nitwa Uwase Teta. Nitwa Uwase Teta. Uwase Teta. Yego. Yego. Ikintu mbashije gutekerezaho nuko akenshi mugenzi wanjye yarabivuze ngo iyo ubwiranye n'umuntu nabi cyangwa bakubwiye nabi, wowe uko usubiza ururimi rubikora ku buryo biba bibi kurushaho. Yego. Nkuko nyine twasomye ko ari rubi. Njye nicyo mbashije guhita ntekereza ko nyine akaga ari uko niba umuntu ambwiye nabi sinifate, ibyo ndi bumusubize biraba bibi kurusha w'ibyo yambwiye. Ntekereza ko ariko kaga nyine ku rurimi gatuma ibyari bibi noneho biba bibi kurushaho. Nibyo. Yego. Katwumva undi. Kunyuze kure. Nakoze ngira ngo ikibazo cyabazaga ingaruka ziterwa n'ururimi. Arya witwa nde? Nitwa Honore. Ikomeza. Ku murongo wa 6, kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu. Aho nshaka kuvugana aha ngaha ni rwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na gehinomu. Yego. Kugira ngo izo ni ingaruka. Niba rushobora gukongeza kamere yose, narwo rugakongezwa na gehinomu. Ni ububi nyine bw'ururimi mu buryo bugaragara. Yego. Reka twumve undi umwe, hanyuma ururimi turuveho, dukuremo imyanzuro, turebe impamvu effectively ibyo wagiye bavuga nibyo, ariko Yakobo aravuga ati ariko buriya ururimi ni ikibazo. Murakoze. Nitwa Frida. Ibyo nayo ngiye kuvuga n'undi Honore yabivuze. Oya, bivugiye mu yawe magambo, nta kibazo gufasha mikrofone. Ahubwo ari akantu nayo nibajijeho nyine ku murongo wa 6 bavuze
ururimi na kamere yacu ahantu bitandukanira. ururimi na kamere yacu. Sawa, ndabigusubiza. Murakoze. Katubanze twumva undi umwe, ubwo ndaza kubihuza kuko biraza no kugaruka mu ngingo ikurikiyeho. Murakoze, nitwa Mukunzi Samo. Icyo nashaka kongeraho, njye numvishe abantu batavuze, ururimi rurakongeza ni nk'umuriro, n'intambara nyinshi ziba cyangwa amakimbirane nk'uko twabyumvishe atangizwa n'amagambo tuvuga. Intambara ni ingaruka iterwa n'ibyavuye ku rurimi rwacu, hanyuma no kwicuza nabwo bibaho. Rimwe na rimwe ukaba wavuga amagambo cyangwa se ukavuga ibintu bikavamo igikorwa kigutera kwicuza. Izo nanjye n'izindi ngaruka numvaga ziterwa n'amagambo y'ururimi. Murakoze. Yego, twumve undi. Ngira ngo Jean nawe yari yamanitse. Murakoze, nitwa Jeanne. Ariko ntabwo nkunda umuntu unyita mama Kiki. Jeanne ni iry'abana bato. Yesu ashimwe. Wawe abana bato witwa Jane. Komeza. Kamvuga iby'ururimi. Ururimi ukuntu ari rubi, ijambo umuntu akubwiye ntabwo ushobora kuryibagirwa. Ariko ushobora kurwana n'umuntu mu kanya gatoya mukikiranwa mukaba inshuti, ariko ijambo umuntu yakubwiye ribi riragenda rikiyandika ku mutima cyangwa mu bwonko, sinzi aho ryandika. Twebwe twize kera rero igitabo cyitwa Mate d'Afrique. Hari aho intare yabwiye umuntu wari wayibwiye ko ayinukiye. Kwimunukiye Pluto. Nta nubwo yari yabimubwiye. Irangiza ubwo ndaza kukuzuriza. Yego. Ibyo ari byo byose reka mvuge ko intare yavuze ati igikomere wenda tuvuge uhemye kishoka cyakira, kivushijwe amaraso cyakira, ariko ijambo ribi ribaho mu buzima bwa buri munsi, mu buzima bw'iteka. La blessure d'une mauvaise parole dure toujours. Yego. So reka tugane ku musozo kuri iyi ngingo. Nemere kuri iyo nkuru ya Jeanne yavugaga ya mama Kiki. Sinzi Mate d'Afrique barimo hano ntabwo bayize. Ni umugore yari umupfakazi, noneho aza kubyara abura umwasiriza inkwi. Ni za nkuru nyine z'imigani y'abana. Intare iraza ikajya imwasiriza inkwi, noneho bukeye ihagarara inyuma y'inzu. Uwo mugore arimo kuganira n'undi mugore, aramubwira ati shaho, iriya ntare igira ingeso nziza, ariko iyo ibumbuye akanwa inuka mu kanwa. Noneho intare irabyumva, iraza ifata ya shoka cyangwa ya ntorezo bitewe n'ikinyarwanda uvuga, iramubwira ati nkubita unkomeretse. Utazi se kungirira neza, ndagukomerekereza icyo atoya, mbabarira nkubita unkomeretse n'iyi shoka. Yewe iramubwira ngo kunkomeretsa n'iyi shoka, igikomere cy'ishoka cyakira vuba kuruta igikomere cy'amagambo wamvuze. Buriya rero iyo Yakobo avuga ngo ururimi ni akanyama gato, ariko nk'uko Jeanne yavugaga kagira ingaruka. Buriya James yigeze kubivuga, ubundi ururimi ni igikoresho. Mbihuze n'uwabajije, ngira ngo ni Frida warubajije ibya kamere. Ubundi ururimi ni igikoresho cya kamere. Kamere yawe niba ugira amahane azagaragarira mu buryo uvuga. Ururimi si rwo rukoresha kamere, ahubwo kamere ikoresha ururimi. Nk'uko Yakobo yavuga ati inyamaswa niyo ari nini bayiyoboresha akuma gato, ubwato naho ari bunini babuyoboresha ingashya ntoya. Urumva ingashya ntiyikoresha, n'icyuma cyo mu kanwa k'inyamaswa ntikikoresha, gikoreshwa n'abantu. Buriya rero ururimi rwo niho Yakobo yavuga ati ariko ururimi rukoreshwa na kamere nayo igakoreshwa na gehinomu, sibyo? Niyo mpamvu buriya iyo umuntu acecetse, umuntu ashobora kuba ari n'umuswa ntakunde kuvuga. Abantu bakavuga ati ariko uriya n'umuntu ni umuhanga. Abantu bavuga ibintu yicecekeye
bagakeka yuko ari umuhanga, ko ari umuntu uri wayizi, ariko ari ukujunjama, kumva ari umuhanga kuko ntajya ahishura ibimurimo. Ariko iyo wabumbuye akanwa akuzuye umutima gahita gasesekara ku rurimi. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ujye urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose niho biva. Ururimi rero rushobora kwica, ariko handi bakatubwira ngo mu rurimi, nkuko ni James wabivugaga hariya muri 18 mu Migani 21, ngo ururimi rushobora kwica nkuko rushobora kurema. Ni nabyo Yakobo yavugaga ngo ururimi nirwo dukoresha turamya Imana. Ashaka yari no kuvuga ati ni narwo dukoresha twubaka abantu, tubinkarejinga, tubatera umwete, tubahugura, ariko turahindukira akaba ari narwo dukoresha tubica. Kakubwira ijambo ugahita upfa, kakubwira kuri ikigoryi, kakubwira ko ntacyo uzimarira, karande gahita igufata. Buriya hari abantu bamwe karande zafashe kubera ibyo bagiye bababwira, bakura bakubwira ati rwose wowe ntacyo uzigezaho, nayo umuyenzi ntuzayikamira. Hano ugakora n'abantu bakubwira ati ariko urashoboye, ataha mama yambwiye yuko, kandi namabwira akantu gato hanyuma tujye ku nkuru ikurikiye. Kera twiga sogonderi twagiye muri promenade gutembera, bya bindi abanyeshuri bakora, twebwe twagendaga ikivungi, tukajya mu murongo umwe, tukajya ahantu hamwe, tukaza kugaruka. Noneho tuhura n'umugabo ku muhanda, babandi baraguza umutwe, ankura mu bandi arandeba ngo yosha ngo uriga, nti urabona ntari umunyeshuri hamwe n'abandi, ngo urigira ubusa. Arahita yigendera. Ariko nenda kubabwira, iyo nahuraga n'ikibazo ntabwo ni wa mugabo yarabivuze. Ndibuka naje gusaba buruse hari muri 77. Umugore rero wakoraga muri biro de buruse yari umugore ugira umwaga, abana bose baramutinyaga, bamwitaga monima. Yaricaraga nyine ukabona ameze nk'igisitatu, akagira imico mibi, abana bose baramutinyaga. Noneho ngiye anyigiriza nkwana rwose, afata ibipapuro byanjye arabireba, ageze hagati ahindukira ndi wifata gurya ngo ibipapuro bijugunya hasi. Ndavuga nti umupfumu yarabivuze, nigiye ubusa, iyi buruse ntayo bazampa, ndatangiye iwacu mu cyaro nsaba akazi k'ubwarimu, baranakama. Ariko kugira ngo Imana inyereke ko wa muntu yabeshyaga, bagiye guhamagara, twebwe baduhamagaraga kuri radio. Cyo kujya muri university twabaga turi bake cyane, twabaga turi nk'ijana gusa. Bagiye guhamagara barije baheraho, abemerewe kujya kwiga muri faculté de lettres section français kinyarwanda anglais, Rutayisire Antoine. Bahamagara no mu yindi ntuza yabaga imeze nk'iyi ya College of Education yitwaga IPEN, Institut Pédagogique National. Jewe nabonye amaburusa 2, cyo kumva numva barahamagaye muri section imwe, ariko français anglais nanone number 1 Rutayisire Antoine nigira muri university. Byahise binkuramo umuvumo w'umupfumu, ndavuga natu wa wundi yahondaga amagambo. Sogonderi narayize ndarangije, none mbonye university byo kumbwira ngo nigira ubusa. Ariko reka nkubwira ijambo buryo umuntu akubwira, noneho yari umubyeyi wawe, rishobora kukugumamo rikakwica, rikakurema neza cyangwa nabi. Wenda muri mwe ntihabuzemo abo baremye nabi, ariko ntabwo ngiye kubakuramo za karande. Ariko ujye utekereza yuko amagambo bakubwiye ashobora kukwica cyangwa akakurema, ashobora kuguhindura mubi. Wajya ubona umuntu ukamwanga gusa kubera ijambo yigeze kukuvugaho cyangwa yigeze kukubwira. Rero mujye mureba niba natwe ururimi rutaratu, kuko ururimi rushobora kuba ari urwawe cyangwa ari urw'abandi, rukagukongeza. So yavuze ngo ururimi ngo ni nk'agashashi ngo gatwika ishyamba. Gashobora kuba ururimi rwawe nkuko rushobora kuba ururimi rw'undi rukagukongeza mu undi muriro. So iteka ryose ujye witondera ibyo abantu bakubwira, ariko nawe witondera ibyo babwira, kuko ururimi yavuze ngo umuntu ushobora gucunga ururimi rwe. Umurongo wa 2, umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Kandi ati izindi ngingo ushoboye gutegeka ururimi
kandi nanjye ndabyemera, kuko ururimi ni rwo rugingo ushobora gukoresha utabanje gutekereza. Iyo umuntu agututse ntabwo ubanza gutekereza kabiri kugira ngo umusubize, aragutuka ugahita umusubiza, kereka iyo umuntu ufite ubwenge utekereza cyane. Iyo umuntu akubwiye nabi nawe wumva wahita umusubiza nabi. Ariko ugiye kunywa inzoga ushobora gutekereza kabiri inzoga ntuyinywe. Ugiye gusambana ntabwo byihuta, kuko nujya gusambana uzagomba kubanza uwo ushake uwo musambana, ushake aho musambanira, unabimubwira byemere cyangwa byanjye, urumva byo bitwara igihe. Ariko gutongana ushobora no kuba ndi hano ukavuga ijambo uri aho ngaho nkagusubiza nabi ugahita urakara tukarakaranya, kandi turimo kwiga ijambo ry'Imana. Mujye mwitondera ururimi rero uburyo murukoresha, ariko cyane cyane unitondere n'ibyo bakubwiye. Ibyo bakubwira bikubibamo imbuto mbi cyangwa nziza, nawe ibyo uvuga bigakora bityo. Mpamvu batubwira tururimi mu rwitondere cyane, sibyo? Hanyuma tugere rero ku ngingo ya kabiri. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge? Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko amakimbirane n'intonganya biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye, n'ubw'amahoro, ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarabanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Komparezo y'ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'ijuru bitandukaniye he? Biteye bite? Ni iki kiranga ubwenge bw'isi? Ubwo yita ubwenge bw'isi ubwenge bw'abantu, shatse nabwita ubwenge bwa kamere, ndetse uko aranabisunika cyane akavuga ati n'ubw'abadayimoni burangwa n'iki? Hanyuma ubwenge bw'ijuru bwo burangwa n'iki? Ntegereje uwamanitse, kuko iyo ni imirongo mikeya ntabwo iri butugore kuyumva. Murakoze. Ubwenge bw'ijuru aha ku murongo wa 13 haravuga. Reka duhere ku bw'isi, nibwo bubanza. Yego, ku bw'isi ku murongo wa 14 haravuga ngo, ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo aha ku murongo wa 14 n'uwa 15 hatwemeza neza yuko abantu bahora mu makimbirane, bahora mu kubeshyerana. Abangaba ubu bwenge n'ubw'abantu n'ubw'isi, ntago buba buvuye mu ijuru. Kuko kuri 16 haravuga ngo ko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Yego, ni ukuvuga ngo ahangaha ibi byose biri ni ubwenge bw'isi. Ibi byo kuvurungana, aya makimbirane, ubu ni ubwenge bw'isi. Okay, ndagira ngo reka turebe undi muntu ko ngiye kubaza ikindi kibazo. Iyo murebye ubu bwenge bw'isi tubuhuje na biriya twabonye mbere, buva hehe? Ni ubwenge bwa bwoko ki? Mukurikije ibyo muzi muri Bibiliya, buriya ibyo yita ubwenge bw'isi ni ibiki? Ubwenge bw'isi ni ubuki? Mugerageze guhuza n'igice twabonye kuko bifite ahantu bihurira. Uko mbitekereje nuko Bibiliya bivuze, ubwenge bw'isi nta handi buturutse n'ubwo badayimoni. Ku badayimoni? Buva ku badayimoni, ntabwo buvuye mu ijuru, buva ku myuka mibi.
y'abadayimoni. noneho reka tubugarure muri twebwe, muri twebwe ubwo buvaye. Reka twumve n'abandi badufashe. Hari abantu bamanitse, reka duhere kuri ba Oderi tujyane hari inyuma. Mugerageze gutekereza, murahita mubibona kuko ni ibintu biri simple kandi biri biblical. Ubu bwenge yise ubwenge bwisa ko batari ku ibintu. Yego. hari aho yabihurije igice cya mbere cyaha n'icya kabiri ko buturuka ku badayimoni, buturuka ku badayimoni, bw'abadayimoni. wenda ndavuga muri twebwe. Ariko noneho hejuru ho yabisobanuye, noneho nabwo abadayimoni bafidinga kamere cyangwa se bagaburira kamere yacu. Abadayimoni bagaburira kamere yacu. Abadubundi nta nubwo abadayimoni bakeneye kugaburira kamere, ko buriya kamere ni demonic side y'ubuzima bwacu. Kamere yo jya mbibabwira hano, burya tumeze nk'iyi telefone yanjye. Iyi telefone yanjye ibamo amasimukadi abiri, ibamo simukadi imwe ya MTN, ikabamo n'iya Tigo Airtel. Imwe iyo imwe ihamagara indi ubwo iba yafunze, ntishobora kwitaba, ntabwo zishobora kwitaba zombi icyarimwe. Rero iyo Satani ahamagara kuri nimero ya kamere, niba ari ibintu by'ibyaha ugomba gukora arinjirira muri kamere, niba ari umujinya ashaka kugutera arinjirira muri kamere. Urabona ibyo bintu, kamere igahita izamuka. Nari ngiye kuguha urugero rutoya. Hari nk'igihe wenda mba ndi nko mu muhanda, noneho nkakoresha ubwenge, ariko nkasanga ntabwo ari ubwenge bw'Imana, ahubwo nkoresheje ubwenge bwa kamere butari bwo. Ugasanga wenda kuko nihuta nshaka gukomeza, umuntu mbaye nk'umutambika imodoka cyane, nkamubuza kujaho nkagenda, ariko nagera hirya umutima ukambwira ngo ubwo ntabwo ari ubukristo. ubwenge ariko ubwenge bw'Imana bugwa neza, ni amahoro. Nizere ko imodoka yawe nta jezi isenyerera cyangwa jizazi zimayiro. Nihaniramo abarimo kundeba. Wowe ntabwo ari wowe wenyine, njya mbona abantu ukabona afite imodoka yanditse ngo Jesus is my savior, cyangwa nkabona arimo arabyigana, arimo arakatinga abandi, arimo nkavuga nzi uyu muntu ntabona ko arimo kwica ubuhamya bwe. Njya mbaho ubuhamya nako intuza hano. Twigeze kujya ahantu mu Kiriyo, muri za karitsiye nyine haba hari imihanda mitoya, abantu baraparika imodoka ziragenda zigera nk'iriya. Noneho dutangiye gutaha, abantu urumva niba umuhanda twaparitse gutya mu ruhande rw'iburyo, ubwo umuhanda wasigaye n'uw'abanyura haruguru. Noneho umuntu araza, ahandi hose haraparitse imodoka ziri hano, we araho imodoka zirarangirira hirya, ariko yinjiramo ku buryo inyuma ye hari nk'imodoka imwe mu ruhande rwo hepfo. Abandi bakamubwira ati ariko ihengekeho gato tubanze duhite nawe ubone kuhita. Ariko kubera ko ari mu kuboko kwe afunga roho tu, azamura ibirahure, niba yarashyizemo umuzika simbizi, azamura ibirahure arazimya, muri make araparika. Noneho abantu bose bavuza amahoni bagira gute, urabizi nyine iyo byagenze gutyo. Keza aho ngaho ndavuga niko reka njye kureba uriya muntu muhendahende, ubwo ndi umusaza wenda aranyumvira, mubwire ni igira inyuma ho gatoya, izi modoka ziceho nawe urahita ucaho. Ndagenda cyo ku kirahure cyenda komanga, arakimanura. Pastor amakuru Yesu ashimwe. Nawe ni Yesu ahimbazwe mwene da, n'amakuru se turi meza. Urabona twahize hano ku muhanda, wakwigiye inyuma ho gatoya ugaparika hano, izi modoka zose zigacaho kuri buhita ugenda. Ngo ariko uzi ko ari byo, araparika arangije aragenda. Cyenda avuga ariko uyu mwene data udafata umwanya ngo anatekereze arebe, ahubwo akicara akazamura ibirahuri akazimya. Uriya yabitekereje ko arimo gukorera muri kamere. Abantu rero bajya babikora, akavuga ati genda mu burenganzira bwanjye, mu burenganzira bwanjye, hano ni mu kuboko kwanjye, mwikoce. Ubuhamya ukahita ubuzambya. Abafite imodoka zanditseho Jesus mujye munabyitondera. Basigara bakuvuga bari abo barokore noneho bameze bate. So reka dukomeze. So nimureba neza biriya
hari undi muntu wari wamanitse ariko hirya ni James n'uwo musore uri imbere yawe nimwe ndangirizaho. Murakoze. Wenda twakomeza kuri iryo jambo ryo ku bisobanuro muri Bibiliya bisobanura ubwenge bw'isi. Akenshi usanga bushingiye ku kwishyira hejuru, ishyari n'ibyifuzo bya kimuntu. Yego. Ibi ngibi bigaragara wenda nk'ibimenyetso bimwe na bimwe, kwikunda, kureba hafi, kuyobya, ibintu bitera amakimbirane, mbega ibintu byo gukurura wishyira buri kimwe cyose ukumva ari wowe n'abawe, ugasanga kenshi bitera ubuyobe. Wenda muri Bibiliya twagiye tureba nk'ingero, nk'igihe hubakaga umunara wa Babeli biri mu Itangiriro igice cya mbere mu gice cya 8, ntihabeho kumvikana, ntugerageze kumvikana n'abandi bantu. Ugasanga akenshi nibyo bipfaho amakimbirane n'ubuyobe. Ibyo bikaba ari bwo arizo ngero nagenda ntangaho. Murakoze. Reka twumve uwo musore uri imbere yawe hanyuma tugisoze icyo ngicyo, kuko ndashaka ko tubihuza n'iyindi mirongo yo muri Bibiliya idufasha kuza kubisigarana neza. Murakoze. Mwarimu tubajije ahantu ubwenge bushobora kuba buva. Ndifashishije umurongo wa 14 n'uwa 15 bigaragara ko ubwenge bw'isi burangwa n'ibintu twabonye harimo intonganya, ibintu by'amakimbirane, ariko ku murongo wa 6 tubona ko ururimi ari umuriro, kubera yuko ngo rufite ububi bungana n'isi, noneho rwashyizwe mu ngingo zacu. Nshaka kugaragaza ahantu ubwenge nabonye bushobora kuba bukomoka bw'isi, noneho rwashyizwe mu ngingo zacu, rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose. Kubera ahantu rwashyizwe bituma kamere yacu ikongezwa, noneho nayo igakongezwa na Gehinomu. Nkabona ko ubu bwenge bw'isi buva muri kamere yacu. Yego. Reka tubihuze n'ubwenge bw'ijuru. Agira uturebera ubwenge bw'ijuru, ibintu biranga ubwenge bw'ijuru. Ndagira ngo byombi tubihurize hamwe, nibwo muri buhite mubona isura y'inkomoko, kuko ubundi bwo yamaze kubukarakteriza, aravuga ati ubu ngubu bwo bumeze burya. Ubw'ijuru bwo buteye bute, burangwa n'iki? Reka ari cyo tubanza gusubiza hanyuma tubihuze. Ubwenge bw'ijuru cyangwa ubwenge buva ku Mana, yego, butangira kugutinya Uwiteka, ukagaragazwa n'ibikorwa by'amahoro n'ubutungane. Yego. Numva aho nageze wenda. Harimo n'ibindi usize inyuma, ariko sinzi icyo ibyo bihoye. Ntacyo abandi bakuzuriza, kuko harimo bimwe by'ingenzi ahubwo bituma byuzura. Murakoze. Nitwa Ange. Murongo wa 17, ariko ubwenge buva mu ijuru, yiga mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro. Yego. N'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butone kandi butagira uburyarya. Okay. Murakoze. Ndagira ngo mumbwire ubu bwenge buvahe. Mukurikije icyo Bibiliya isanzwe itubwira, hari ibintu biriya bintu bavugamo, hari ahantu bigaragara bibumbiye rwose mu kantu k'agacunga kamwe. Yego, reka twumve. Murakoze. Ni Sara. Yego, Sara, tubwire. 13 haravuga ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye. Ndimo ndashaka akantu kabumbye biriya bintu, akantu k'akabuto karimo biriya bintu. Kanshakire niba utakabonye. Ntabwo kari muri iyi text. Katwumva umuntu wabibonye.
murakoze nubihusha ndahita modeli. Murakoze. Nitwa Aime. Iyo urebye ibintu bari kugaragaza hano nk'ibiranga ubwenge buva mu ijuru, yego, ni uko bigaragara mu Bagalatiya mu gice cya 5 bitangwa n'umwuka wera. So izi ni imbuto z'umwuka rwose. Imbuto z'umwuka. Ubundi nimwitegereza hariya aya magambo Yakobo yandika, aravuga ngo imbuto za kamere. Reka tuhajye Abagalatiya 5:19, nibwo muhita mubyumva neza. Aravuga ati imbuto za kamere, murongo wa 19, imirimo ya kamere iragaragara: ni ugusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Urumva bya bindi Yakobo yavuze yise ngo ni ibyo yahaye ririya zina by'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi ni imirimo ya kamere, kandi nk'uko twabibonye kamere niyo Satani akoreramo. So kamere ni inshuti ya Satani. Iyo agiye guhamagara ntabwo ahamagara kuri simukadi y'umwuka, kuko avuga ati nibeshya nkahamagara kuri simukadi y'umwuka baramfunga. Hari umuntu uguhamagara ugahita umukupa. Oya, nimuhamagara nkafata simukadi y'umwuka bahita bankupa. Ahubwo n'ibintu biba binashoboka buriya baramburotse, reka njye nihamagarira iya kamere kuko yo irafunguye. Agahamagarira muri kamere, kuko gutongana, ishyari, mahane, kuroga, kwangana, kwirema ibice ni imirimo ya kamere. None ariko hepfo bakatubwira ngo imirimo y'umwuka, imbuto z'umwuka zo, nimureba umurongo wa 22, imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, kwirinda. So bikubwira ngo iyo Yakobo yandika kuriya ahuza neza n'ibyo Paulo yanditse, akavuga ati nubona abantu bagendera muri ibi ngibi ujye umenya ko bari mu butware bwa Satani n'imirimo ya kamere. Nubona abagendera muri ibi ujye umenya ko bari mu butware bw'ijuru n'imirimo y'umwuka. Kaneberera umuntu waba ufite ikibazo kimwe akibaze, hanyuma dusoze uyu mutwe w'uyu munsi. Ko nabwiye ko uyu munsi turangiza kare kubera abandi ndi bujye kwigisha mu mwanya. Yego. Murakoze. Nitwa Paul. Tukiri kuri ibyo by'imirimo ya kamere, ko ariho Satani yinjirira akaza kuba yakwata ku muntu, byaba bimeze nk'inama naba nshaka kugira ngo utugire protection y'umuntu yakwifashisha kugira ngo, urumva Satani yinjirira yamenyeho imbaraga zawe zose zituruka aho yakwinjira kugira ngo abashe guca intege. None protection y'umuntu yakoresha kugira ngo abashe gupusa Satani yo kwinjira, ariko ibintu biroroshye. Tanga iyo microphone. Buriya impamvu batwandikiye ari amagambo nyine no kugira ngo tubimenye. Nubona ugendera muri iriya mirimo ya kamere ukabona character yawe no guhora utongana, no kugira amashyari, no kuba mu biganiro bibi, no gukora ibyo biteye isoni, no gukureba za pornography n'ibindi nk'ibyo, ni uzamenye ngo ibyo urimo kwigaburira uzasa nabyo. Ariko ni wumva Satani arimo gukomanga, abyutsa ubusambanyi, abyutsa ibiganiro bibi, abyutsa ubusinzi, ujye uvuga ngo iyi nzira sindi buyigemo nubwo uri bumpamagare, kuko ntabwo tuzabuza Satani kutugerageza, ariko tuzanga kumwumvira. Nta yindi protection. Banza umenye ibyo bintu, umenye ngo ibi ngibi biri muri domaine Imana itemera. Ni ubwenge bw'isi, n'ubwenge bwa kamere, n'ubwenge bw'abadayimoni, sindi bubigemo. Ariko Satani ntazarika kubibunza imbere yawe, hazabe marketing ada, azakubwira ati rwose no gusambana nabyo bishyize mu bintu by'ubucafu ko binezeza umubiri se. Nubu uri umuntu
utarasomye ngo uvuge utoya satani ibi ngibi izi mbuto sinzigura. Kibona abantu babunza imbuto ku muhanda, ushobora kugura cyangwa ntugure. Hari nubwo guhendahenda, ujya ubona abantu bagenda babunza ibintu atoya, wakwanga kimwe atigerageza kimwe, atari ko mfite n'ibindi hano, ariko iyo wafashe icyemezo ukamubwira utoya mbabarira nta kintu ndi bugura uyu munsi, ntabwo areka ko insista, ariko iyo wanze aragenda. Nawe niyo nzira yonyine, ko ntabwo uzabuza satani kukugerageza, ariko uzanga yuko ujya mu nzira ze. Reka twumve undi ufite ikindi kibazo twihuta. Yego. Nagize ikibazo ku murongo wa mbere w'igice cya 3, twabonye ibibi by'ururimi uburyo rutoroshye. None nibajije, bene data ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha, muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi. Ese uyu murongo uhuriye he no kwitondera imikoreshereze y'ururimi? Nta muntu yemerewe nitukigishe nitukifuze kuba oya. Murabizi tumaze iminsi tubyiga. Niba wari uri hano twiga urwandiko rwa Petero n'urwandiko rwa Yuda, hari abantu bakoresha ururimi mu kwigisha, ariko bigisha inyigisho z'ubuyobe. Na Yakobo babyandikaho tuzabibona. Rero bikubwira ngo yaravuga ati ariko mujye mwitonda, mwe kwihutira kuvuga, mwe kwihutira kwigisha, ko hari igihe uzigisha ibintu bitari byo Imana ibikubareho. Hirya hariya ndasubiza biriya bibiri nibyo turangirizaho. Uwo musore uri imbere yawe na Frida. Murakoze cyane. Nitwa Paul. Numvise muri iki gice turimo dusoma bavuga cyane ku rurimi. Yego. None ndibaza, ese aba bana n'ubumuga bwo kutavuga bo icyo gitego baragitsinze? Wari wabana nabo batavuga, ni ukuvuga ngo ururimi ntacyo rukora. Buriya reka nkubwire, ahubwo ugize neza kuvuga icyo ngicyo. Aba bana n'ubumuga bwo kutavuga, iyo yagize umujinya ashobora kumena ibintu. Nicyo kikubwira ngo ururimi si rwo kibazo, ururimi ni kamere. Kuko niba hari n'abantu ubwo bashobora kugira umujinya mubi cyane, niba nawe avuga bameze nk'inkono bashobora gufungura igata umwuka, ubu udafite uko avuga, akenshi bavugisha amakofi. Sinzi muri mwe niba abantu wenda bizi icyongereza, harimo igitabo cyitwa Things for a Part cya Chinua Achebe. Harimo umugabo witwa Okonko yaradidimangaga. Iyo rero ibintu bitazaga vuba, baravuga ngo iyo ananirwa kuvugisha ururimi yavugishaga amakofi, hari naho yavugishaga umuhoro. Buriya rero abantu batavuga, kuba utavuga ntibivuga ko udafite kamere. Kamere niyo kibazo, ururimi rusohora ibyo kamere yarubwiye. Reka twumve Frida. Murakoze. Rero ibintu ngiye kuvuga turabisanisha n'ubuzima turimo hano. Muri uyu mujyi biragoye kubaho. Urugero nko mu muhanda. Mu muhanda urimo kugenda nk'uko Audrey yabivuze, iyo uri nko mu muhanda urimo kugenda, iyo ugenda cyane cyane nk'abamotari, reka mbivuge uko nguko, ibaze n'umumotari ukubangamira uno muhanda w'abagenzi urimo kugendamo, kamere yawe irazamuka. Nibyo cyane. Ikindi, umuntu mwegeranye cyangwa se niyo waba uri mu muhanda urimo kugenda, cyane cyane nk'abantu bakuru nyine bashaje, gucaho cyane nk'urubyiruko yaciye avuga ati ururimi rwacu se nk'uyu mukecuru kwereye, urwo ni ururimi niko navuga, arabangamye, amasaha yakaba yaryamye aruhutse, twebwe urubyiruko tugakora ibyacu. Njye ndibaza ndimo kuva ku kazi, naje, urabona hari abantu bafite moto zifite ibintu by'ibyuka bimeze ukuntu, yanciyeho sinkubeshye, kamere yanjye nyine irazamuka. yari yagiye, ariko uburyo amagambo navuze n'Imana imbabarire byari bibangamye pe, byari bibangamye. Ahubwo nkibaza twebwe nyine cyangwa se nkatwe,
nk'umuntu akubangamiye muri ubwo buryo waceceka ukamwihora ukavuga ati kubera njye ndi umukristo reka nceceke umwana mwiza reka nkwereke cyangwa tujya dusubiriza niba moto iguciyeho igatumura ibyotsi bikakunukira kuyituka ntabwo namututse nyine ntabwo ari ya moto ifite hari moto abantu batwara moto ziba ni shampoma sinzi abantu bafite moto iyo kugeza imbere bari abantu bariyemera pe niba ari izabo ni sawa ariko nyine sinzi ukuntu ahita arekura niba ari shampo sinzi ukuntu babyita arekura nk'ikintu kuko n'imyotsi yasize mu maso yawe byari bigoye so ibyo ari byo byose ndanabyumva kuko hari abagenda kuri ibyo bimoto yabona inkumi y'inzobe nkawe akavuga ati ngomba kuyimpresiyona agahita nyine ayitumura ubwo rero ujye wihangana ibyo ari byo byose reka wenda nigarukire ku byo twari turimo kwiga nta na rimwe utazabona abantu bakubangamira kuko sisitemu ya satani niyo ngiyo nyine ni ukurema ibigukura mu mwuka bishobora kuba mu buryo bumwe cyangwa ubundi uzava hano gusenga nugera mu rugo usanga umuboyi yashirije umuceri satani akubwira turabona ngo uyu mvune mwahita gushiririza umuceri uvuge amagambo bibaze niba uvuye gusenga cyangwa uvuye kuraguza ibyo rero icyo bivuga ni iki biravuga ngo cunga ururimi rwawe kuko kamere itangiye kuzamukura yumva itogota ntujye ubyumva se urayumva itogota wenda abona ufite na esharupe ikimoto n'igikucaho kigatumura imyotsi ujya wambara agapfukamunwa wikomereza ugende ariko ntabwo uzabuza abantu kubangama ahubwo umukristo aziga kutabangamirwa cyangwa aziga kubangamirwa ntabangamira abandi kawute fayini bariya niko bameze ni abapagani so ntabwo ari buntere ubupagani bwe kuko ikibazo cya satani agushushanya mu ishusho ye umuntu arakubangamira yamara kukubangamira nawe ugahitamo kwitwara nk'uko yitwaye yagututse nawe uhinduka umutukanyi yaguhimye nawe uhinduka umuhimanyi aho ushobora kumureba ko gutega fayini uyu muntu arimo arahimana ariko reka ryene nk'ibyo Oderi yavugaga kera nanjye najyaga ngenda ntogota mu muhanda umuntu akaza akagukupa akavuga niko nk'uyu muginga abashenzi nk'abo umuntu abagira madamu akajya ko ugenda utukana bariya abantu ntibabona kumva ariko ugenda bugana ariko wa mugani aba bantu batwara nabi turabafite pe abamotari bakagukubira imodoka ukumva kandi ukareba se uyu mumotari amara kugukuba akigendera ndamukurikirana njye kumuhamagara ngo jya kunkoreshereza imodoka wakubye ukamwihorera akagenda none wahasigaye icyo wiga ni iki wiga kutarekura kamere kuko urayumva itogota ibishaka gusohoka nyine ngo itogote nageze aho ngaho niga strategy iyo mbonye umuntu atangiye kumbyiga mu muhanda agenda ahagarara nkagira gutya nkamubwira ni noneho kubera ko abantu bamaze kumenya umupasitori nyine hari abapasitori baba bazwi mu mujyi ngo pastor ngo Yesu ashimwe agahita nanjye ambwira ngo gende nkabone sawa nzajya mbahimisha kubihanganira namwe muzabyiga icyo rero burya best solution iyo ubonye umuntu abangamye wirinda kumwigana uzarebe n'ibyo Deri yavugaga iyo umuntu aje mu nzira ukabona yabangamye iyo ushatse gukora nkawe rimwe na rimwe murakubana cyangwa mugateza izindi accident iyo ubonye umuntu arimo kubyigana mureke ahite kuko namara guhita nawe uraza guhita no mu buzima busanzwe niko bimera nubona umuntu umukorana ukaba umuzi yuko agira kamere isimbuka vuba ujye umutwara nk'uko batwara urwembe wirinde kumufata mu bugi fiyuti kanaka iyo umufashe nawe aragukeba so ngiye kujya ne kumufata mu bugi ukabyiga kuko ubukristo ni icyo ngicyo kumenya kwitwara nk'umuntu w'Imana niyo waba uri mu isi y'abapagani sibyo reka rero dusoreze ahangaha tuzakomeza kuwa mbere utaha nimba mufite ibibazo n'ubundi hari umwanya wagenewe kuzabaza ibibazo turangije uru rwandiko mujye mubyandika hanyuma tuzabigarukaho Imana ibahe umugisha rero tugane ku mwanya wo gutura no gusenga hanyuma dusoze gahunda yacu hanyuma ubushipiti y'umungira ngo mwaza mukadufasha
hanyuma munyemerere njya numva muri ino minsi bazanye ngo ni ukugukorera mu ngata harya. Ngiye kubwira Oderi nanjye nkorere mu ngata kugira ngo ntaza gukerereza abo bandi kuko ninakuraho ngiye, sibyo ra?